ari impetse umwana muto w'amezi 6 abo bose barapfuye nta numwe warokokeye ahantu murebe ubwo jewe nagumije nabaye muri uru ruzi mureba ndubamo ndayanywa ndayahaga sinapfa haraho nageze hariya mureba inka ziri umubyeyi wari undi ruhande bari bamumanuye bamwambitse ubusa agenda kubita amabere mu gituza yangiye mu ruhande yambwira ati umwana yagupfiriyemo reka mujishure anyereka uburyo ki ndwana n'amazi ubwo umubyeyi yagumije kunyereka uko ndwana n'amazi nyabamo mazi ndanywa ndayahaga abo twajyanye barengaga nk'abantu barenga ibihumbi nka 2 cyangwa 100 ngereranyije rwose nabeshye barengaga nk'abantu 200 bari benshi cyane ariko nkurikije abo nasanze bamaze kurohamo urabona aho baturoheraga ni muri kiriya kigobe cyo haruguru ntabwo ari aho baturoheraga hariya hano hagati hano hari ikintu kinjira mu ruzi nicyo badushyizemo aya mazi mureba narabayemo ndayanywa ndayahaga Imana yo mu ijuru yatabaye yabaga mu ruhande rwanjye nkagira igihe nyaruka mu kandi kanya nkumva ndimo ndaganga nk'inka nyabamo nta mwana n'umwe nongeye kubona uwo nari impetse namaze umukecuru amaze kumunjishura umurambo we wanze kumva iruhande ngeraho numva umutima wanjye warakoraga numva mfite kumva ndabango mana niba ureba nanjye ubwanjye ntari bwikura ahantu mbabarira uyu mwana munkize n'ubundi nanjye ntabwo murokora sindi bimvana ngo nje kumuhamba bagiye kumuzana bamuzanye n'akano y'amaso hadukubisa amaso abona ukuntu twacitse intege ariko buriya giye we kuva nakirangira ikintu cy'ubutwari muri gihe n'uyu munsi ndabugira noneho mukuru wanjye yaricaraga agahina ukuguru akongera akirambura akarambura uko imbere akifata gutya aho narindi ntitaye kuvuga ngo bagiye kudutema nuvuga ko gupfa byarangiye ariko n'ubundi wapfuye ntagaruka kandi uri bukwica atari bukubabarire ubwo nyine n'ugupfa naramwegire ndaje ndamureka gutera imbabazi ese uratera imbabazi ugira ngo ubu ngubu urimo uratera umujinya ceceka hungeze wishyira imbere y'Imana wisengere wenda uzabona Imana nyuma y'ubuzima hari ubundi naho giye useruka ko batari butwice ntihongere gutera imbabazi bikora ibyo bintu imbere y'abicanyi n'ubundi muratubabarira nti muri butwice nuko nanababaje ariko nacishe make rwose nimutwica namwe muzapfa igihe kizagira muzapfa nahise Kristo yapfuye nankanswe mwebwe ntacyo giye bimbwiye gupfa bitanongera ntisubiraho bari banteretse ngo kwiseta imbere yabo ubwo mukuru wanjye yakomeje gucika izo ntege musaza wanjye ubwo ngo yakanageza ubona yaregeye bakajya bukagira ngo rwose nta zindi ntege afite ngo baje gutangira gutema bajya gutema bwa mbere njye niko ko bahere kuri mukuru wanjye nakurikiraga yitwaga Josiane Mushimiye Imana ari umukobwa wa 73 yigaga ahantu biti Mukarange bita kuri Institut Paroissial bakahita ngo kuri IPM hariya kuba Katolike ku Kizimu Mukarange ari ishuri rya secondaire niyo bahereyeho baratema bashyiraho hasi musaza wanjye wa undi mukuru ntago bahise bamwica ku kanya na papa ntibahise bamwica ku kanya baravuze ngo atu iki gicucu cy'umusaza iki cyo kizicwa n'agahinda ngo hakira kikazaturika umutima ngo kigapfa ngo ubundi imbaga y'umuryango wacyo tumariye mu maso ngo nicyo kizabaho ngo ari kwinyenzi nkuru bavuga uwo musaza wanjye ngo inyenzi nkuru bamwe bagashaka kumujomba macu bati buri mu mureka ariko turaza kumwikuza ubwo bamujyanye kubisha bita kwa Munana ari umugabo ariko akaba ari umuhungu w'umugabo bita Karera na nyina Mukagasana nuko ubwo ngo noneho rwo ngo ugiye hagati aho ngaho bataratwara bariya abandi bamaze kubatema narabwe nti mumbabarire cye ntago ntinya gupfa icyo ntinya no gupfa n'icyaha kuko nkeneye kuzabona mu maso h'Imana yanjye wari ufite umutima ukomeye ariko ukimara kubona mukuru wawe bamukubise umupanga bamutemye imihoro myinshi batemaga amajosi hano yaba umuhungu yaba umukobwa yaba umusore yaba umugabo icyo bashakaga na amajosi ukimara kubona icyo kintu ntabwo byaguciye intege wowe byanze bikunza kuntu wahindutse birumvikana kamemo numvishije ibintu ruka mu birenge birazamuka bijya mu mutwe mahise numva mbaye nk'igiti gusa nakira ko ngomba gupfa ako gupfa kwanje nkumva mfite umutima urumva nari mfite icyaha nishinja buri reka nkubwire no mu ijambo ry'Imana twega ko umutima w'umuntu ari wo mucamanza we ni nako ari imbere y'Imana bimeze
buriya nshobora kuza hano nibye ntiwabimenya ariko imbere y'Imana ibibibona nanjye mba mbizi ko nabikoze nasambanye nishe bizwi n'uyu mutima wanjye ngiye numvaga mfite inda narakoze icyaha cy'ubusambanyi nkumva icyo ari cyo cyonyine cyatuma ntazabona Imana kandi nkunda Imana mu by'ukuri pe ndayikunda kandi nkumva ndanayitinya ku rundi ruhande kandi pe sinzabona Imana ubu nzapfa mbe mu buzima bw'abantu babayemo mbona ukuntu mbese nkumva simbyishimiye ndavuga nti mumbabarire nsenge akanya gato kangana naraberetse n'urutoki kangana na nyiramaningire ariko nge nsenge nzibonera Imana kandi namwe ndabasengera mwebwe ngo ntabwo muzi icyo mukora iyi sura murimo gutema namwe murayambaye murayifite gusa mumva ari icyo mukora mumeze nk'abicaga Yesu Kristo ariko ntacyo namureka mureke mbasengera ngo mujye no kwica n'abandi bantu ntibarabacika gusa bejo mwahereye mwica si inshuti zacu si bakuru bacu si ba papa wacu reka nsenge vuba mwihangane senge namwe basengere hanyuma mundi mukomeze ibyo murimo gukora akambwa ngo Yesu urasenga ntindasenga ngo homvomva ntabwo mpomvomva ndasenga ngo tayanjwe ntabwo ntayanjwe ngenda vuga ubwo zabona Imana nzayibona babibwira ngo banamwaza kandi ubwo ngo bari bamaze kwararika imirambo y'abavandimwe banje aho ngaho mama hirya yanjye mukuru wanjye nkaho haruguru kurange yari umukobwa musore mutemye ava amaraso menshi kurya na nyuma yaho nahasubiye nashakaga inkweto zo kwambara nta kintu twari dufite ibirenge bya buhara bijombye ndaboneka nsubiraho nirone twenda twahoze dutuye sinabona nagakuturegera ibyara byimbye byara abana bari barakoze buriya nubwo intambara jenoside yabaye ni bukene bwabagaho muri bamwe abakire babagaho mbese igihe cyose bijye bibaho ariko iwacu twambaraga inkweto ngo mvuze ngo kanjye gushaka agakweto masubira nasanze aho batemeye mukuru wanjye ariho hakiretse imiregisho y'amara byijimye aho bamutemeye imbere y'umuryango neza neza nuko narapfukamye genda Imana icyubahiro rwose nubaha Imana ndasenga nifashe gutya ntagira gusenga mu by'ukuri buriya urumva ko twamaze gufatwishwe n'ubwoba ariko bwa butwari bwanjye bwa butwari buba muri Imana yanyihereye ntabwo aho bantemeye ntabwo nigeze menya ko bantemye nje naje kubibona ari uko imyenda hano bantema mu rutugu ngaha bantema mu mutwe bantemye babanje kuntema hano ku kuboko nifashe ntiyanubaha Imana ndasenga wa mugabo ariko wantemye yahoze ari umusirikare bari bamwirukanye muri iyo minsi mu gisirikare cya Habyarimana muri Habyarimana ajyaga kwirukana mu gisirikare cyabaga akoze amakosa akomeye arangije arambwira ngo ari kubundi ngo warese nka kwijyanira wereka ngo twereka ngo wereka kukwica ndahindukira murebana ndabwira yego ariko ndabyemera ndumva nabyemera nuko namubwiye araje arambwira ngo yego ntari kongeye gusaba igihango tugiye kugirana uranyemera ko tukinywana ngo yego ndabwo nta kibazo ndamubwira nti rero reba umuryango wanjye uryamye kandi wari bamaze kwica rwose uko ubona ntagurutsemo ndumwe uko ubu mpari ndumwe uretse ko turi babiri hari musaza wanjye wari umwana wa kabiri wacu mu nda y'ababyeyi banje yari yagiye mu hotel 92 ubu bari harahari yitwa Nshizirungu Johnson ubwo no kuvuga ngo we ntabwo yarahari ariko mu bana batanu bari basigaye mu rugo na papa na mama nigiye uhari gusa noneho ndamubwira rero reba uyu muryango wanjye uryamye hangaha mbabarira umbyukirize hanyuma ngusezereho ubwire ko nanjyanye kumenya aho tugiye ntabwo ari ngombwa ariko bamenye ko njyanye bamenye n'unjyanye nawe mbasezere ubagwiye ko ngiye numara kubabyutsa ngiye turajyana aho uzajya unjyana nzajya njyaho aho uzajya nyerekeza nzajya nerekeraho icyo uzajya umbwira icyo nzajya nkora icyo gihango bari cyo tunywana sibyo haraje ahita kambya agahanga ahita ndeba nabi nkayo akavuza atuye umupfu ubundi aravuga iki ibintu ntabwo bidashoboka yesa akambya agahanga ahita atangira kundeba nabi ariko numvaga so gupfa no gupfa se ubusa abandi bari baryamye hundi ari buzanjyane numvaga no kubaho ndumwe numvaga bitazashoboka kuko ko nageze ko ndi bupfe harangije ngubwo burabyanze ntabwo nabyanze byukiriza uwo muryango wanjye arangije abandi nabo ngo ko tubamucire ngo kubudi wagatemye ngo karagutesha igiye kubera iki ngo ariko bavuga bakambije agahanga bandeba nabi ariko kureba nabi byanashize niyo bareba neza byari handi ubwo bwari bwamaze kunyicira maze kubona umuryango wanjye uri hasi aho nabandi bari bishwe kuva ejo sangapi nuko arangije rero avuze bamubwiye ngo nanteme vongo cyangwa baze bamutemane nanjye yasubiye inyuma ko nubundi buri yari yabanje kumfata ku rutugu gutya akajya ambwira ibyo byose amfashe ku rutugu sinamwiyamburaga rwose nge numvaga ko nari namuhe n'ikizere cy'uko nambyukiriza umuryango turi bujyane ariko mu by'ukuri nge numvaga nzaniyahura ariyo tagiti mfite ntabwo se ubundi aranjyana ngo niyicara ubuzo nk'iri wumvaga kubyutsa bishoboka se nanjye byari uburyo bwo kumunaniza rwose uteye n'umujinya n'ubundi banyica umuryango ntacyo bagikoze mu by'ukuri ariko ntabonye ko mubwira ibintu bidashoboka ahita barakara hari abatangiye kumubwira ibyo yasubiye inyuma arantema ni kwa kuntema nifashe ntya yarantemye naguye gutya uko nakaguye gutya ubwo kwa koko kwaramanutse niko gutema hamwe urutugu mubona
niko gutema hano mu mutwe, ubundi batemaga ahantu habiri. Amajosi yari aya mbere, mbese ngenda avuga ngo iyo baba batarayamezwe nabo simbizi, uretse ko nta wari bubateme, nta n'uzabatema, Imana ubwo ifite ikizabihembera. Ariko ijosi Nyiramivumbi ibintu ibi baratema ugumva batemaga, naraguye nguye ngo aryamye muri pasiparume imbere aho imuryo niho badutemeye. Arangije baratema ibyo byose n'umuntu wese ubibonye aravuga ngo ni Imana yandokoye, ni ukuboko kw'Imana, atabavuga ukuboko, nuko nyine ntabwo bibaho. Bagutemye ku rutugu, turaza kwereka abantu, bagutema ku kuboko, bagutema muri Nyiramivumbi, twita Nyiramivumbi, bagutema no hejuru mu musaya. Bashakishaga ijosi mu mutwe wenda bashakizaga Nyiramivumbi, ariko burya ngo Nyiramivumbi ni umutsi rwose, n'ingumi umuntu yayiguteyeho neza bwo cyangwa se ayigutera bimutunguye ataranabigambiriye. Burya Nyiramivumbi ngo ni umutsi wica umuntu vuba vuba, niko tujya tubyumva. Ubwo rero baratemye, ariko Imana ikinga ukuboko. Mu by'ukuri Imana yakinze ukuboko, kubera ko n'ubu nk'ubu muri no minsi yashize ndimo kwivuza i Kanombe, narivuje niho babashe kunyereka ikibazo mfite mu mutwe, kubera ko kuva muri 19 kare buriya ndivuza, buriya mbazwe inshuro 3 iki gice muri iki gice cya muhano, nabure hajya haturikamo infection zigaturuka mu mutwe mo imbere zigaturikira mu hano. Nari impetse umwana muto y'amezi 6, abo bose barapfuye, nta n'umwe warokokeye ahantu murebe. Ubwo jewe nagumije nabaye muri uru ruzi mureba, ndubamo ndayanywa ndayahaga sinapfa. Haraho nageze hariya mureba inka ziri, umubyeyi wari undi ruhande bari bamumanuye bamwambitse ubusa, agenda kubita amabere mu gituza. Yangiye mu ruhande yambwira ati umwana yagupfiriyemo, reka mujishure, anyereka uburyo ki ndwana n'amazi. Ubwo umubyeyi yagumije kunyereka uko ndwana n'amazi, nyabamo mazi ndayanywa ndayahaga. Abo twajyanye barengaga nk'abantu barenga ibihumbi nka 200 cyangwa 100, ngereranyije rwose nabeshye barengaga nk'abantu 200. Bari benshi cyane, ariko nkurikije abo nasanze bamaze kurohamo, urabona aho baturoheraga ni muri kiriya kigobe cyo haruguru, ntabwo ari aho baturoheraga, hariya hano hagati hano hari ikintu cyinjira mu ruzi, nicyo badushyizemo. Aya mazi mureba nayabayemo, ndayanywa ndayahaga. Imana yo mu ijuru yatabaye, yabaga mu ruhande rwanjye, nkagira igihe nyaruka, mu kandi kanya nkumva ndimo ndaganga nk'inka. Nyabamo nta mwana n'umwe nongeye kubona. Uwo nari impetse umukecuru amaze kumunjishura, umurambo we wanze kumva iruhande. Ngeraho numva n'umutima wanjye warakoraga, numva mfite kumva ndavuga ngo Mana, niba ureba nanjye ubwanjye ntari bwikura ahantu, mbabarira uyu mwana munkize, n'ubundi nanjye ntabwo murokora, sindi bimuvana ngo njye kumuhamba. Namaze kubivuga gutyo sinamenya aho umwana ari.